Yeah. Reka dukomeze kuri kwihana kw'ikinyoma kutari biblical, kudahwanye no kwihana Bibiliya ivuga ibwira ihamagarira abizera cyangwa se abizeye cyangwa uwizeye kwihana. Muvandimwe ni karibu komeza tubwire. Okay, reka dukoresha icyanditswe kugira ngo turusheho kumva neza uko kwihana amanyuma. Tugiye kureba muri Matayo 27 turebe urugero rw'umuntu witwa Yuda Iskariyoti. Matayo 27 umurongo wa 3 haravuga ngo maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30 ati nakoze icyaha ko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko baramusubiza bati biramaze n'ibyawe. Ifeza azijugunya mu rusengero, arasohoka aragenda arimanika. Yuda Iskariyoti hari ibintu birimo hano dushaka kugira ngo turebe uburyo yihannyemo, ariko birangira yimanitse, bigaragaza yuko uku kwihana kwe ari ukwihana amanyoma. Ikintu cya mbere yagize kwicuza. Yabonye icyaha cye kiramubabaza, kimutera agahinda, yagize agahinda. Yego. Byaramubabaje. Ngo yabonye ko yagambaniye Yesu Kristo kandi abona urubanza rumutsinze. Aragenda ajya kwatura. Yagize agahinda, yabanje kumenya icyaha cye. Kari kiye nagambaniye amaraso atayiho urubanza. Nibyo yavuzemo hano. Arabizi icyaha akoze kari ubugambanyi. N'ubwicanyi, no gutanga umuntu ngo yicwe, n'ubugambanyi. Icyaha cyarakize. Icya kabiri yagize agahinda, aricuza, umutima urababara. Arababara rwose cyane. None ikindi cya gatatu yagize nuko yagiye kwatura ibyaha bye. Yabyaturiye bande? Abatambyi. Aravuga ngo nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Yagize uku kumenya ko yacumuye ku Mana. None ikindi gikomeye nuko murabizi iyo tuvuga ngo abantu bihane, tuvuze ngo nimba bibye mugenzi wawe umusubiza ibyo wamwibye. Noneho uyu we yafashe za feza arazibasubiza. Mbega mu by'ukuri turebye igisobanuro cyo kwihana abantu bumva banatekereza, twakumva ko Yuda Iskariyoti yagize gute? Yagize neza. Yihane. Twemeze. Ni kubera iki? Yamenye icyaha cye, yababazwa nacyo, aracyatura, ndetse asubiza n'ibintu yari y'amafaranga yari yakoresha agamba Yesu kujya atayafasha. Kuki kwihana kwe ari ukwihana amanyoma? Mu bintu twavuze bigaragaza kwizera k'ukuri, hari ibintu birimo adafite. Icya mbere, ntago kwihana kwe ari kwihana imbere y'Imana. Ntago umutima we uri guhindukirira Imana. Umutima uri guhindukira bariya bantu. Ntago ari kumva kwiye kwegera Imana iyo yacumuyeho ngo aba ariyo yinginga. Uri kumva hari ahantu bihuye n'ibyo bya kera? Harahari. Nuko twabwiraga abagenzi bacu ngo nakuze icyaha, nta no gutekereza ko Uwiteka Imana. Uravuga nayingize ngo ko abizera ba kera bihana. Ndi kuvuga bya bindi twahozemo bira byo kubwira abantu ndio nakuze icyaha. Urumva ukuntu byenda kumera kimwe. Ikindi kirimo muri ibyo bintu byose habuzemo uburyo dukurwamo ibyaha, dukizwa ibyo byaha, tubarirwa icyo cyaha. Ni gute? Ni kubwa Yesu Kristo. Ntago yahindukiriye Yesu Kristo n'umusaraba kugira ngo abarirwe ibyaha bye. Rero kwihana amanyoma kose kubaho kugenda gushingira kuri ibyo bintu tumaze kuvuga. Ku bantu nuko waturira ibyaha by'abantu, yewe ushobora no kurira ugahogora ukanababara cyane, ariko ntutekereze ku Mana yo wacumuyeho. Ntutekereze ko ari ku Uwiteka wacumuyeho. Ikindi, ntutekereza ko Kristo yahaniwe ibyaha byacu. Kubera iki? Nuko Kristo wenyine, kandi Kristo wenyine amaraso ye ari yashobora guhumanura uyu mutima uremerewe n'ibyaha, akawukuramo urubanza,
hari ikintu abantu bahora bagerageza gushaka uburyo bakwikura muri urubanza rw'ibyaha. Ikintu cyabaye kuri Yuda ntabwo urubanza rwashize ku mutima we. Ibyo bintu byose arabikoze ariko yumva umutima uracyamucira urubanza. Birangira yimanitse. Ibyo bintu abantu bakunda kubikora. Aravuga ati njyewe reka ndebe uburyo umutima wanjye nahosha urubanza igitutu cy'umutima nama. Uhora umbwira ngo uri umunyabyaha. Kavuga ati reka ntanga amafaranga muri kara gaseke, ntanga icya 10 nuba ku rusengero nkora ibi ngibi ndeye ko umutima uhosha. Ariko ntutuze. Bikarangira umutima ukomeje kukubwira ati uri umunyabyaha, waracumuye, warasambanye, waribye, ufite ibyaha, ikabikurondorera. Ijoro ryose rikarangira nta gusinzira, umutima namukubwira ngo uri umunyabyaha, uzuye agahinda rwose. Abandi bakagerageza ibintu byinshi, hari n'abakora foundations bakavuga bati gukora ikigega kijye gifasha abana b'imfubyi, kijye gifasha abantu batandukanye kugira ngo arebe ko umutima we wahosha icyo gitutu cyatuza. Ariko Imana ikamuteza imutera ubwoba ijoro ryose, akarashikagurika nta mahoro afite, ubuzima bwanze. Ninjye wacumuriye. Ibyo bintu byose nta kintu na kimwe cyahosha umutima. Iyo ni false repentance, ko nukwihana amanyoma. Hari ukwihana kundi manyoma rero ko kureba kuri Kristo utagira agahinda k'ibyaha ati Kristo yarabirangije. Ntabwo ari ukwihana. Ngo ngiye gukora icyaha nshimira Imana ko Yesu yabifiriye, ntabwo ari ukwihana. Ngo kwihana abantu basigaye bafite akavuga ati ngo ninkora icyaha ngo ndahita ndeba kuri Kristo ngo ntumve ndanezerewe kuko ngo Kristo ngo iki kibara kibabariye, nibuke ko hari ubipfiriye. Ntago kubikora. Nta muntu umwe yihana ryo. Bira ntitanga ubwo buryo bwo kwihana gutyo. Cyakoza muri Kristo hariho ihumure ry'imbabazi zacu. Urumva? Muri Kristo hariho ihumure ry'imbabazi. Ariko uwo muntu ubabarirwa ninde? Umutima ushenjaguwe ntago Imana izabirengagiza, niko birivuga. Rero kwihana amanyoma gushingiye muri mu kwirengagiza ingingo muri izo ngingo twavuze kandi. Imwe bivuyeho babyarangiye nta kwihana. Ni hamwe nk'ingingo imwe igibura kuba Kristo, umuntu agasigara yumva ko yihannye ariko akazasubira muri cya cyaha akibaza impamvu yacyo. Kuko nimba nta guhinduka, nta kwihana kuba kwabayeho, nta guhinduka, ibyo bintu urimo nta kwihana kuzima kurimo. Urabona hajya habaho uburyo umuntu yatura ibyiringiro by'uko yakire Kristo akizera, ariko ugasanga hari ibyaha runaka atarashobora na gato rwose kureka, ugasanga bihora bimuhoraho gutyo. Hari n'umwe mu bakurikiranye ikiganiro cy'ubushize wabivuzeho, niba twarababariwe nyine ni ukubera iki, kandi nyine mu muzuko wa Kristo cyangwa se mu kwizera Kristo bishobora gukuraho umuntu ibyaha no kugira urwo rukundo rwabyo. Kuki yisanga uguraza kujya inama ku muntu bijya bibaho gutyo, nubwo wenda waza kubikorana nyuma na process cyangwa se steps cyangwa se urugendo yagenda kugira ngo rwose yovakame ibyo bintu. Urumva kuri iyo ngingo hariho ntago ari ikintu nyine kiri specific, ko mu kwihana ibyaha n'urwo rugendo rwo kubivamo bigenda biterwa na nature y'icyo cyaha n'ubwoko bw'icyo cyaha runaka. Ariko mbere y'ibindi byose ntarakomeza, hari ikintu kibaho cy'uko utumva neza icyaha wakoze icyo ari cyo. Kutumva neza icyaha wakoze icyo ari cyo, kutagisobanukirwa. Ukumva rwose wagikoze uranababaye ariko ntumenye icyo ari cyo, ntubone umuzi wacyo, ntubone impamvu icyo cyaha kiri kubaho. Kuko twatura ibyaha tugira no ku mizi yacyo, tukamenya ngo cyatewe n'iki, byatewe n'iki, twoza yacyo ni iyo root cause. Rero ntago tudiringa n'icyaha cyangwa se ntago twihana ibyaha mu buryo bw'uko dukuraho imbuto, habwe tujya no mu mizi, mu mibereho yacu. Nimba nabitewe n'inshuti ngendana nazo, kuki ntazireka kubw'impamvu zo kwitandukanya? Niba byatewe n'izi mpamvu nizi naziretse, izo mpamvu nkazireka. Nimba ari uko
ndi mu mubano udasobanutse n'umukobwa utizera kuki yo ntamureka kugira ngo ndusheho kwera. Ugasanga mbabajwe nuko nakoze icyaha ariko sindi kujya gushaka ikibazo ahantu cyakomotse. Ibyo akenshi ari igihe bigenda uko nguko. Rero mu buryo bwo icyambere abantu banyumve, ntago ndi kuvuga yuko uwakijijwe ahinduka umuntu nyine utakikora icyaha, uri perfecto, wera, utunganye mu bikorwa. Oya, ubwo buntu tubutegereje mu ijuru. Ariko urugendo rwe rugomba gukurira mu kwera. Agomba kumenya ko hari umwuka yarakomeza akorera mu bugingo bwe kugira ngo arusheho kugenda yera. Noneho ku muntu waje kiriya kibazo rero cy'uburyo abona abisubiramo, namugira inama yo gushaka abakuru b'itorero akabaganiriza nyine impamvu y'ibyo bintu, bakamufasha mu rugendo rwo kubivamo. Rero hashobora kuba ari impamvu ebyiri. Ya mbere ashobora kuba atizera, ari umupagani, nta murimo wa mwuka wera wakorewe umutima we. Kuko impamvu nyine umuntu aba ameze nk'ushaka kwambara inkweto zitarize izimukwira, aba ari gushaka kuba ubuzima buba ku bantu bakijijwe kandi adakijijwe. Abakijijwe nibo mwuka wera muri bo, bahabwa umutima mushya. Ubwo n'inyungu zose zizana no kubyarwa ubwa kabiri, ku buryo ibyo bintu bibashobokera kugenda bakurira mu buntu bw'Imana. Ndetse nibo babasha no kumva ibyanditswe byera bikagira umumaro bikora ku mitima yabo, ku buryo babera ibyo by'ubugingo, bikabera inkota barwanisha batsinda umwanzi. Rero ku bw'ibyo umuntu akeneye kwegera abakuru b'itorero, nimba kuko yizera, abakuru b'itorero bizera bukuri, bahura n'ibyanditswe byera, bujuje ziriya nshingano, biriya bisabwa byose birivuga, akabegera akabaganiriza ku ngingo runaka afite ikibazo bakamufasha. Ururangije guhishura uku kwizera amanyoma. Tutarava aho ngaho, nasoma ikindi cyanditswe nta kibazo kugira ngo kidufashe kumva. Muri Zaburi ya 51 harimo agahinda k'uyu muntu witwa Dawidi amaze gusambana na Betisheba, akica n'umugabo we. Nyuma yaho umuhanuzi Natani yaramusanze, amaze kumubwiriza iby'icyaha yakoze, amaze no kukimusobanurira, yatura ibyaha bye. Uyu murongo wa 3 aravuga ngo, Mana mbabariye kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze cyangwa n'amaso yawe byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Twajya muri ibi byanditswe, ariko nako zangingo zose nagendaga mvuga zirimo hano, sibyo? Urana ko ari kwemera igicumuro cye, ngo nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Anemera ko yacumuye ku Uwiteka, ngo ni wowe ubwawe nacumuyeho. Noneho umurongo wa 7 aba ari kuvuga ati, burya icyaha cyanjye ntago gitangiye ubu, cyatangiye nkivuka, ngo dore ngo naremanywe gukiranirwa mu byaha nimo mama yambyariye. Urumva uburyo ari kugenda ashaka icyaha umuzi aho gikomoka. Ari kwemeranya n'Imana ko ari umunyabyaha burundu bagihite, nta kindi kintu ari cyo keretse ko ari umunyabyaha. Unyejeshe zobu ndera, unyuhagire ndaba umweru, ndushe urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa avunnye yishime. Hisha amaso ya ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakirana. Ikindi uyu nguyu yarazi neza ko Imana ibabarira muri Kristo Yesu. Urebe no murongo wa 19 wa 18 aravuga ngo, nuko utishimira ibitambo mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima n'umutima umenetse ushenjaguwe Imana ntuzawusuzugura. Uri kubona ko ari kwiringira yuko naho natamba ibitambo nta kintu na kimwe nakora ngo mbashe kubabarirwa, nta kintu na kimwe nakora ngo Imana inyakire. Nuko nguko umunyabyaha wese azi imbere y'Imana. Ntago azavuga ati, Imana rero ngo unyibuke. Nta kintu gihari cyo kwibutsa Imana, keretse kwibwira ibyaha byawe gusa kugira ngo Imana igukize. Urakoze cyane, dusobanura uburyo cyasuhishuye utwikuruye uku kwihana kw'ikinyoma. Icyambere kwita ku kureba abantu gusa, ugaragare neza ku bantu, ariko ntago kwita ku Mana umuremyi, ntago kwita ku Mana nyirukwera, nyirubutabera bwose. Imana iguhereze umugisha ko udusobanurire kuri iki kintu.